Guys, ndabasuhuje mwebwe mukurikirana ibiganiro binyura kuri YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Mbahaye ikaze. Uyu munsi ndashaka ko dutangira twihuse n'inkuru yacu. Inkuru yacu, umuvandimwe witwa Morgan yagize gutya aragenda, ubundi arangije aragenda yikundira mama Cyusa. Rwose nyuma yo kumubwira yuko amukunda, urukundo rukomeza gukomera cyane, rukomeza kwigira imbere. Birangira umuvandimwe witwa Morgan agize gutya abana n'uwo muvandimwe, ubundi barangije babana nk'umugore n'umugabo. Umuvandimwe witwa Morgan yajyaga abwira mama Diane yuko nta gihe na kimwe azigera yamuhararukwa, nta gihe na kimwe urukundo rwabo ruzigera rugenda gahoro, nta gihe na kimwe urukundo rwabo ruzigera rugabanyuka. Uko yamubwiraga yuko azamukunda kuva ku itangiriro kurinda bageze ku iherezo ry'urupfu. Ubwo ndavuga urukundo rwabo rwatangiye gake gakeya rugenda ruzamuka gahoro gahoro. Urabona hari ukuntu ukunda umuntu warangiza ukamwizirikaho, ariko bikarangira n'ubundi nawe agize gutya akagukunda, akakubwira ati igihe icyo ari cyo cyose tumaranye umbwira yuko unkunda sayizi ngizi, nanjye reka ngire gutya nkubwire ko ngukunda. Akimara kuvuga gutyo urukundo rwabo rwariyongereye, rukomeza kuzamuka cyane, yewe rukomeza kwikuba. Umuvandimwe witwa Morgan ibyarangiye abanye n'uwo mwana w'umukobwa, birangira yewe banabyaranye umwana bamwita Diane. Nibwo Morgan yahise yitwa Papa Diane, ubundi umugore we nawe arangije yitwa Mama Diane. Urukundo rwabo rwakomeje kuzamuka ruratumbagira cyane, uko bagenda babana, uko bagenda bamarana igihe. Umugabo we yakomeje kumwereka indi sura n'indi shusho ataramumenyereyeho, aho umugabo we yagize gutya ubundi arangije nshakira inshoreke ku ruhande y'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa nawe barangije barakundana cyane, urukundo rukomeza kuzamuka rwiterera mu kirere, ubundi urukundo rugera aho ngaho rurakomera cyane, aho Morgan yagize gutya abwira iyo nshoreke ye, arayibwira ati ndifuza yuko twahurira muri hoteli twarangiza tukaganira. Icyo gihe kandi babivugiraga kuri telefoni. Ubwo ngubwo umwana w'umukobwa agihamagarwa, nawe yabonye Morgan abona aguyemo, arangije aramubwira ati nagira ngo nkubwire ko sayizi ngizi mfite umugore. Ati ibyo ngibyo byo ntabwo nabiguhisha, ariko uwo mugore simukunda na rimwe, simukunda na gatoya, sinzigera nanamukunda. Ati kuko njya kumushaka ntiwamenya ukuntu byabayeho nk'agahato. Uwo mwana w'umukobwa akibwirwa ayo magambo yaravuze ati umusore n'uyu, uyu nguyu ubundi niwe wakambereye umugabo, n'ubundi ni wowe nari narabuze kuba witinyutse ukansohokana ukagira ibiki n'ibiki. Ati ndifuza yuko nanjye rwose twakwikundanira uwo mugore mugakora divorce ukamwirukana tukibanira. Hari ikintu ndi kwibaza, ese ubundi abakobwa bo mu ngubu bite byabo? Kuki wumva yuko uburyo cyutandukanye n'uwa mbere ari nako watandukana n'uwa kabiri? Nawe nyumvira uyu mwana w'umukobwa inama yagiriye Morgan, yaramubwiye ati ndifuza yuko mwakora divorce ubundi tukibanira. Ariko namenye yuko nyuma yo gukora divorce ashobora gushiduka nawe barangije gukora divorce, ubundi igihe cyo kubana kikaba kirangiriye aho ngaho. Umuvandimwe witwa Morgan kandi yahise amubwira ati njyewe ibyo ngibyo simbitekerezaho kenshi, reka simbitekerezaho rimwe kabiri gatatu. Inama ungiriye ndayumvishije, niyo gukora divorce n'umugore wanjye. Ati ngiye gukora buri kimwe cyose ikiza gutuma umugore wanjye ataha tutagombereye gukora divorce. Bakimara kuvuga ayo magambo nibwo nyine uwo mukobwa yamushutse Morgan, aragenda rwose yabishe, asitara ku isafuriya, ibyo ngibyo biryozwa umugore, asitara byose abiryozwa umugore. Nibwo yagiye, ubundi arangije agera mu rugo atangira kwiyenza, asanga hanze hari intebe, arangije ahamagara umugore ati mama runaka, ati va hano ndagushaka cyane rwose. Ati ndifuza yuko wambwira umuntu wari wicaye kuri iyo ntebe ninde, ese bitebye, aturuka hehe se, akomoka hehe? Kandi mwibuka ruguru gatoya yuko uwo mugore arengana iyo ntebe rwose, uko yasohotse n'umwana wari wayisohoye niwe wari uyicayeho. Mama Diane yatangiye gukubitwa inki, atangirwa kubwirwa nabi cyane, reka sinakubwira mu ruhame. Ubwo ngubwo Morgan yari yabuze uko amwirukana, ariko Mama Diane nibwo yaje n'ubwuzu cyane, aramubwira ati wambwira nabi utambwira nabi, ati ndagukunda kandi nzagukunda ibihe ibyo ari byo byose. Ati
ku bwanjye ndifuza yuko wamereza icyo gikapu rwose nkakikwakira ati kuko ndabona umeze nk'umuntu unaniwe. Mama Diane yaragiye amukura igikapu mu mugongo. Akimukura igikapu mu mugongo, Morgan yaramuhindukiranye arangije amukubita inkokora yo mu gatuza. Mama Diane ibintu biramuyobera cyane, umujinya uramwica ariko akomeza kugaragaza akanyamuneza neza, yibaza ibintu bimubayeho biramuyobera. Ese ko umugabo wanjye atarameze atya bitebye kuki byamugendekeye gutya? Morgan nigeze atinda kumwigaragariza, bahise bicara mu ntebe. Ubundi Mama Diane arangije aramubaza ati riko mugabo nkunda, mugabo mwiza, ko nagukunze ukambwira ko nkunda nkakwemerera urukundo tukagira gutya tugashakana tukabana nk'umugore n'umugabo, ndetse size ngisi tukaba dufitanye umwana mukuru w'umukobwa, bite byawe amakuru yawe ni ukubera iki ukoze bino bintu? Ni ukubera iki uri kunyigaragariza mu isura mbi itari nziza njyewe muri njyewe natari nkutezeho, natari nzi ko wakora ibyo bintu? Umuvandimwe witwa Morgan kandi ku rundi ruhande yahise amwuka inabi cyane, arangije aramubwira ati sinifuza yuko wambwira ayo magambo, ati kuko sinyigukeneye mu buzima bwanjye, ati kuko nsigaye mbona uri igicucu cyane, ati kuko nsigaye mva ku kazi ukaza kunyakira ibage, ati ubwo ngubwo ikiba kikuzanye ndakizi, uje kureba yuko harimo amafaranga ngo nurangiza wowe ubwawe utangire kuyakuramo umenye umushahara nakoreye uwo munsi. Mama Diane yamubwiye yuko atari byo biba bimujyanye, ahubwo ikimujyanye ari urukundo rwe. Mama Diane aravuga ati kukwakira kino gikapu n'inshingano zanjye, ati rero size ngize numva yuko ngiye kukwakira nakosa na rimwe nkoze. Nibwo Morgan yahise amubwira ati urambabarire rwose, ati kuko ikosa urarikoze, ati ntuzongere n'umunsi n'umwe kumva yuko wangirira ubwuzo bumeze kuriya, ati size ngizi nkukubise inkokora y'agatuza noneho ubutaha nshobora kuzagukura amenyo. Mama Diane ibintu biramuyobera cyane, agahinda karamwica, arangije abivuga muri aya magambo ati ariko Papa Diane ubundi nagukoreye iki? Nagukoreye iki gituma ushaka kumfata gutya? Ese no kubera iki uri kwikora bino bintu? Bikimara kugenda gutyo kandi ku rundi ruhande nigeze atinda kwigaragaza, yahise ahamagara ya ncorekeye y'umukobwa. Ubundi irangije iraza yicara mu nzu. Nyuma yo kwicara mu nzu araganira n'ubundi uko bisanzwe, batangira guteretana. Arangije aramubwira ati byanga bikunda mfite umugore, reka nze mukwereke, atariko byanga bikunda akantu tugiye gukora nagaterera nzamba, agomba kugira gutya akiyirukana, njyewe ubwanjye natagombye kumwirukana. Iyo nshoreke y'umukobwa yamubwiye ati ubundi nibyo byakabaye byiza, atahubwo ari umuntu uzi ubwenge nakavuye hano yatashye. Iyo nshoreke y'umugore we yatangiye kumutetesha, imukora ku matama, imukora ahantu hose. Ubundi Morgan ahita ayihamagara arayibwira. Morgan ahita ahamagara Mama Diane aramubwira ati vayo hano nkubwire, ati ndagushaka. Mama Diane araza asanga rwambikanye, ari kumwe rwose niyo nshoreke bari kuganira neza, bahuje urugwiro. Ariko nyuma yo kuza kuganira gutyo Mama Diane we nibyigeze bimuca intege, nibwo yahise amubwira ati genda unzanira amazi yuzuye itasi, ubundi yazane tanywe kandi uyazane mu bikombe bibiri. Mama Diane koko nk'ukuntu yabitumwe yagiye, koko ayo mazi aragenda arayazana, azana ya Morgan, azana na iyo nshoreke, ariko amwe ayazana ari igice, ayandi ayazana yuzuye. Morgan ati ako gasuzuguro sinkashaka wa mugore we, ati size ngizi ndagutumye ngo genda uzane amazi yuzuye, ati kuki uzanye amazi atuzuye kandi wari usanzwe uzana amazi yuzuye? Nibwo iyo nshoreke yahise yataka uwo mugore wa Morgan, irangije iramubwira ati ubu ngubu yarangije kubona yuko ndi igice, ati maguruka ndebe wa mugore we utagira ubwenge, ati maguruka ndebe wa mugore we wagira ngo nta bwenge ugira, wagira ngo niwigeze urerwa, ati ndagutumye vuba hita usubirayo ugende uzana amazi, ati kandi uzane bino bikombe byuzuye, ati kuko hano nta muntu w'igice uri kuhareba. Mama Diane n'agahinda kenshi yaza gusubirayo, kuko aragenda afata bya bikombe bibiri by'itasi abyuzuza amazi, ariko yaza kuzana igikombe kimwe kirekire, azana n'ikindi kigufi. Akihageza nibwo noneho rwambikanye urugamba rw'urugamba. Morgan arangije aramubwira ati nyumva neza wa mugore we, uragiye hamwe uzana igikombe kirekire, ahandi uhazana igikombe cy'igice, ati ubundi bite byawe, ufite ubwenge, ufite umutima ukunda, ese ufite amaso areba, ati ubu rero umwuzaniye kirekire njye urangije unzanira igice, turamenye nanjye sindi mugufiya, ati hita usubirayo ugende uzane ibikombe birebire kandi uzane ibireshya n'ibingana. Mama Diane yasubiye koko n'umutima mwiza, arangije arabizana, ariko nyuma yo gusubirayo yayabanje ayamena kuri iyo nshoreke ya Morgan.
Nibwo icyo gice kivuyeho hahise haza Morgan aragenda yicara mu ntebe, hahita haza umwana we rwose w'imfura mwiza cyane mukuru umaze gukura. Bagiye baraganira ariko akihagera mama Diane yahise ahaguruka, arangije aragenda arababwira ati reka mbahe rugari musigare muganira. Nibwo umuvandimwe witwa Morgan yamubwiye ati mama wanyu rwose abananiwe cyane biragaragara, ati rwose nawe ujye unyuzamo umufashe imirimo. Yamubwiye ati n'ubundi imirimo ndayimufasha, ati kuko mama ntabwo nakwemera yuko akora akazi wenyine, ati tuba twafatanyije rwose. Ubwo Morgan ibyo ngibyo yabihishe umwana we. Nibwo umwana we yahise ahaguruka atangira kumwiteteshaho, amwicara ku mibero, amwicara ku matako, ubundi arangije aramubwira ati nyumva neza wa mukobwa we, jya uteta kuri mama wawe ntukaneteho. Uwo mwana w'umukobwa yamubwiye ati kugutetaho numva nta kintu bitwaye, ati kuko uri papa kandi na mama kumutetaho ni nkuko nawe nagutetaho. Nibwo filime yagize gutya ibirarangiye. Nimumbabarire dusoze ikiganiro cyacu twabateguriye, tugisoreze ahangaha tugishyiraho akadomo. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka. Nyamuneka nimba nawe ubonye kino kiganiro bwa mbere na mbere, ibuka gukanda subscribe kugira ngo nawe ubashe kwinjira mu muryango mugari wa YouTube channel yacu, ndetse ari nayo yanyu nawe uzajya ubikurikirana mu ba mbere.